noneho uyu muntu uyu n'uyu bahuriye kuki nuko hano abantu abanyabwenge barenze urugero si uko bavutse ari abanyabwenge birenze urugero babibaye bakuze babibaye nyuma muri iyi video ngiye kubagezaho ibintu 10 bizatuma uba umunyabwenge inshuro 10 birenze urugero kurushaho kuko nk'ibikaya ushobora gukora siporo kugira ngo ukure umere neza uko ubishaka ariko ushobora rero no gukora ubwonko bwawe cyangwa se ubwenge bwawe kugira ngo uhinduke umunyabwenge inshuro nyinshi cyane kurushaho kuko kuba umunyabwenge bizaba mbere ya byose bigufasha kuvugurura imibanire yawe n'abandi kuvugurura business yawe bizatuma ubona amafaranga menshi cyane umuhanga mu ishuri inshuro nyinshi kurushaho byongeye bizatuma ugera ku mafaranga menshi cyane ku gihe yewe n'imbaraga nyinshi kurushaho kuko n'isoko igigorana muri iyi si twagiye ikintu cya mbere kugira ngo umunyabwenge inshuro nyinshi kurushaho kubaza ibibazo Albert Einstein yaravuze ati umuntu ubaza ibibazo aba ari ikigoryi mu minota 5 cyangwa se aba ari umuswa mu minota 5 ariko utabaza ibibazo ni ikigoryi ubuzima bwe bwose akenshi usanga tugira ubwoba bwo kubaza ibibazo kugira ngo bataduseka ndibuka kera nyiga mu mashuri abanza mwarimu yashoboraga kuromara kwigisha akatubaza ngo ntawe ufite ikibazo hari ufite ibyo abaza cyangwa se hari ushaka kubaza inshuro nyinshi wasangaga nta muntu uteye urutoki kuko nanjye ndabizi ubwanjye nanjye nabaga mfite ibibazo nshaka kubaza ariko nkatinya kumanika urutoki kugira ngo nagaragara nkaho ari jye musukuri mu ishuri kandi kuko nabonaga ko nta wundi muntu waruteye ariko nyamara simbajije ikibazo cyanjye ariko ikibazo nari mfite abarenze 10 nabo bari bagifite gutinyuka kubaza iki kibazo rero uretse kuba gutuma amenya cyangwa se nsobanukirwa byari gutuma n'abandi bose babandi barenze 10 nahoze mvuga haruguru nabo basobanukirwa cyangwa se bakaboneraho bakabona ibisubizo niba rero utinye kubaza niba uri mu bantu mu ishuri cyangwa se wenda no mu nama aho uri hose niba utazi ikintu kibaze niba ufite ikibazo ushaka kubaza kibaze ntutinye kuko nubaza bizongera ubwenge bwawe bigufashe kumenya kurushaho ikintu cya kabiri cyagufasha kongera ubwenge bwawe ukamenya ubwenge inshuro 10 kurushaho ni ugusoma ibitabo niba udashobora gusoma ibitabo wenda udafite umwanya kuko ngiye hari abantu benshi bajya bambwira ngo njye nta mwanya nabona ibitabo nta mwanya mfite ntabwo nabona umwanya wo gusoma reba video kuri YouTube byibuze buri munsi ufata isaha yo gusoma cyangwa se iminota 30 gusa byibuze urebe video kuri YouTube zishobora kugufasha kongera ubumenyi bwawe ubwenge bwawe cyangwa se ukumva n'ibitabo biri audio kuko hari ibitabo biri audio ushobora kudownload ukajya ugenda ubyumva no mu kazi kawe kuko bavuga ko umuntu udasoma atarusha ubwenge utazi gusoma buri munsi ushobora kugira igihe runaka cyo gusoma niyo bwo ari iminota 30 cyangwa se ukareba video kuri YouTube bishobora kugufasha kugira ngo wongere ubwenge bwawe kugira ngo ube umunyabwenge kurushaho niba rero ushaka kumenya ibitabo wasoma kugira ngo bigufashe kuba umunyabwenge kurushaho unyandikire muri comment nzabikugezaho ikintu cya gatatu wakora kikakongera ubwenge ukaba umunyabwenge inshuro 10 kurushaho ni ukwegera abanyabwenge kukurusha bavuga ko niba mu bantu muri kumwe ni uri mu bantu muri sale cyangwa se uri mu bantu ahantu runaka ukabona atari wowe muswa muri bo uri mu mwanya utari wawe wasangaga kera ngifite imyaka mikeya nka 18 15 inshuti zanjye zabaga zifite nk'imyaka 25 26 ko bari bazi ubuzima kundusha wasangaga bazi ubuzima bwinshi kundusha nkamenya byinshi cyane kurushaho namaraga umwanya nawo nkamenya ibintu byinshi cyane kurushaho bikamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi ariko hari abantu utababaza ubwenge cyane kukurusha buri gihe jya bimenyereza kwiyegereza abantu bafite ibyo bazi kukurusha nubwo wabuze byinshi uri umunyabwenge cyane ubizi nawe ko umunyabwenge igaragaze ko ntacyo uzi garagaza ko ntacyo uzi ari wowe musukura aho ngaho bizatuma wiga byinshi cyane kurushaho
bizatuma uvoma ubwenge bwinshi cyane mu bandi kurushaho. Ikintu cya kane kizatuma uba umunyabwenge kurushaho, umunyabwenge cyane inshuro nyinshi kurushaho, ni ugutekereza ku mirire yawe. Kuko iyo wavuze ubwenge ntuhita wumva umubiri, kuko byose tuvuga ko ari mu mutwe, tuvuga ko ari mu mutwe ariho byose bibera. Usanga tuvuga ngo byose ni mu mutwe, nyamara si byo gusa. Ni nk'uko wafata nk'iki kimera, nk'iki kimera, nzi neza ko imizi y'iki kimera niba imeze neza, niba gifite ubutaka bwiza, kiri mu ifumbire, kibona amazi ahagije, kizakura neza. Niba rero ibi byose ntabyo gifite, kizapfa. Niko bigendekera rero ubwonko bwacu. Ni ukuvuga ngo ibyo umize byose bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ku bwonko bwawe. Kurya rero ibintu byiza, ibiribwa bishobora gufasha ubwonko bwawe, nk'ubunyobwa, amafi, amande, noix, n'ibindi bikize kuri lipide nziza zifasha ubwonko, zifasha ubuzima bw'ubwonko bwacu cyane. Ibi rero bikaba ari ingenzi cyane, ukaba ukwiye kujya ubirya cyane kugira ngo ufashe ubwonko bwawe, ufashe ubuzima bw'ubwonko bwawe. Ikintu cya gatanu kizagufasha kuba umunyabwenge inshuro nyinshi, bwikubye inshuro nyinshi kurushaho, ni ukumenya guceceka. Si ngombwa ko buri kanya uvugagura, igihe uri kumwe n'abandi wumva ugomba kuvuga buri kanya. Iyo uri kuvuga ntacyo wunguka, si ubusa kuba dufite umuntu umwe gusa n'amatwi abiri, kuko bivuze ko usabwa kumva kurusha kuvuga. Uba ugomba kumenya igihe ugomba guceceka n'igihe ugomba kuvuga. Ubushobozi bwo guceceka, imbaraga zo guceceka ugomba kuzimenya, bizatuma wiyongera ubwenge bwinshi cyane, umuhanga, umunyabwenge cyane kurushaho. Niyo mpamvu ibyo uzi byose ni uko ntacyo uzi. Buri gihe uba ugomba kwigira nk'aho ntacyo uzi kugira ngo uvome byinshi cyane ku bandi. Ikintu cya gatandatu kizagufasha kugira ubwenge bwinshi cyane, bwikubye inshuro nyinshi cyane kurushaho, iki kintu kiruzuzanya n'icya gatanu, ni ukumenya gucunga neza umwanya umara uri wenyine cyangwa se kwigunga. Ukwigungwa kubi ni ukwigunga kukugwirira, ariko kwigunga kwiza ni uko wahisemo uvuga uti wenda ngiye kumara umwanya njyewe njyenyine, nimarana umwanya njyewe ubwanjye. Mbabwira buri gihe ko mugomba kugira igihe cyo kumarana umwanya namwe ubwanyu. Uravuga uti wenda ngiye gufata igihe marana umwanya nanjye ubwanjye, mfata umwanya mbe ni jyenyine nitekerezeho, shyira ubwenge ku gihe. Ugomba no kumenya ko kwigunga cyangwa se kumara umwanya wenyine uri wenyine bidufasha kongera ubuhanzi bwacu, gutekereza birushijeho, gushyira ubwenge ku gihe, kongera ubwonko bwacu byikubye inshuro nyinshi cyane. Nko gushyira ubwenge ku gihe, nko ku ngingo ya gatanu, ni urugero rwiza cyane. Nufata umwanya wo guceceka, ugafata umwanya uri wenyine, bizagufasha gushyira ubwenge ku gihe, gushyira ubwonko bwawe ku gihe, gushyira ibitekerezo byawe ku murongo, no kwinjiza neza ibitekerezo byawe mu bwonko neza. Ndetse Albert Einstein yavumbuye za teoreme ze zose, hafi ya zose, atembera mu ishyamba ari wenyine. Ikintu cya karindwi wakora kugira ngo ube umunyabwenge kurushaho ni ukwandika. Kwandika bifasha gusobanukirwa no gufata mu mutwe, yewe no gusobanura ibitekerezo byawe, gusobanukirwa n'ibitekerezo byawe. Bigufasha gusobanura no gusobanukirwa n'ibitekerezo byawe. Igihe udafite rero ubushobozi bwo kwandika ku rupapuro ibyo utekereza, ni uko utarabifata neza mu by'ukuri. Kwandika bizagufasha gusobanukirwa neza, kongera ubwenge bwawe. Wenda reka tubishyire nko mu buryo bwa siyansi. Umunyeshuri wandika ibyo mwarimu avuze arimo kwigisha, ubona ukuntu mwarimu iyo yigisha abasobanura, atanga ingero, akora nk'akantu k'akarezime cyangwa se ka samari. Uyu munyeshuri wandika aba afite ubushobozi bwinshi cyane bwo gufata mu mutwe kurusha abandi, kurusha bagenzi be batandika. Navuga ko abantu benshi ntibasoma, abanyabwenge barasoma. Abanyabwenge cyane inshuro nyinshi cyane
barandika. Nawe rero tangira wimenyereze kwandika, utangire wandike twa inspiration twose tukujemo, wandike buhoro buhoro. Ushobora ndetse no kwandika twa poeme, yewe no kwandika muri telefone yawe. Kwandika bishobora kugufasha kumenya ubwenge bwinshi cyane kurushaho. Bishobora no kugutwara nk'umunota umwe gusa, ariko ukandika utuntu twose twa inspiration twose tukuje mu mutwe ukatwandika, biragufasha cyane. Tangira rero umenyereze kwandika, ujye wandika cyane, ndetse ujye wandika n'ibitabo. Ushobora no kwandika n'ibitabo twa inspiration twose tukuje mu mutwe ukatwandika, biragufasha cyane, bizatuma wiyongera ubwenge inshuro nyinshi kurushaho. Ikintu cya munani kizagufasha kongera ubwenge bwawe ni ugusangiza abandi ibyo uzi. Nk'uko piramide ya Deri cyangwa se piramide de Deri ibigaragaza, uko urushaho kuvuga ibintu uzi niko urushaho kubifata mu mutwe. Ni ukuvuga kwandika ni byiza, ariko ibishujeho cyane ni ugusangiza abandi ibyo uzi. Ni nk'ukuntu Albert Einstein yavuze ngo niba utazi gusobanura ikintu ntabwo wagisobanukiwe mu by'ukuri. Dufate urugero nko kuri iyi keke, ngiye kuyigabanya n'undi, ndayigabanyamo ibice bibiri. Nyamara ibyo uzi bisangije abandi byikuba inshuro nyinshi cyane, byikuba kenshi cyane kurushaho. Ni ukuvuga ko ubumenyi ni kimwe muri bike cyane, iyo ubishangije byikuba inshuro nyinshi cyane. Gerageza rero umenyereze gutyo, nusoma igitabo ntutinye kugisangiza abandi, kuko uko ugisangiza abandi niko bifata mu mutwe. Niko iyo ubisangiza abandi niko byikuba, abantu benshi bakabimenya kandi nawe ukabifata kurushaho. Tony Robbins akunze kuvuga ati uburyo bwiza bwo kwiga si ukwiga, ahubwo ni ukwigisha ibyo uzi. Ikintu cya 9 gishobora gutuma umunyabwenge kurushaho, ugatangaza abandi nawe ukitangaza, kikakongera ubwenge cyane inshuro nyinshi kurushaho. Nk'ibintu ibyo ari byo byose ni ugukabya. Ikintu rero cy'ingenzi cyagufasha kumenya ubwenge cyane ni ugukina imikino. Abantu benshi batekereza ko gukina imikino bituma tuba abanebwe, bituma bidutesha umwanya, bituma mbese ibintu porogaramu zose twari twapanze zipfa. Birumvikana gukabya ni byinshi cyane, ni bibi cyane kurushaho, ariko gukina imikino biradufasha cyane. N'imikino idufasha gutekereza, imikino ituma idufasha kwibaza, idufasha cyangwa se imikino idusaba concentration. Ni imikino myiza cyane idufasha kwiyongera ubwenge bwacu, tukaba abanyabwenge kurushaho. Kumara umwanya dutekereje bidufasha gucunga neza amafaranga, bidufasha gucunga neza umwanya wacu, bidufasha kongera ubwenge bwacu, bigatuma tuba abanyabwenge inshuro 10 kurushaho. Tangira rero nawe umenyereze gukina imikino imwe n'imwe, wenda nka jeu d'échecs iba ari imikino myiza cyane idufasha kuba concentré, bigufasha gukuza igipimo cy'ubwenge bwawe. Ikintu cya 10 cyagufasha kongera ubwenge bwawe inshuro nyinshi, inshuro 10 kurushaho, ni ukwiga, kwivanamo ibyo wize no kongera kwiga. Urabizi ushobora kuba wenda uzi ikintu, ubwo bushobozi bwo kuba uzi iki kintu buguha noneho no kugira iyindi shusho kuri cya kintu, bikagusobanurira. Urugero rworoshye, nzi ko iki kirahure kimfasha kunywa, kimfasha kukinywesha buri gihe. Mbese iki kirahure ndakinywesha, nicyo nzi ko kimfasha kunywa. Reka nakinyweshe d'ailleurs. Niba rero iki kirahure ngifashe, noneho nkagitekereza ku bundi buryo, reka mpite nakinywesha. Amazi yari arimo ndayanyweye. Niba rero ntagiye kubyibaza, nkavuga ngo ariko okay, iki kirahure kimfasha buri gihe kukinywesha.
nkibaza noneho ikindi nagikoresha, nkibaza ibibazo byinshi kuri iki kirahure, ko iki kirahure buri gihe kimfasha kukinywesha, iki kirahure cyamfasha iki kindi, cyamfashe mu kibindi. Ubwo rero natangiye kubyibazaho biramfasha kumenya ubundi buryo iki kirahure cyamfashamo. Akandi kamaro k'iki kirahure, nshobora wenda kuvuga ngo iki kirahure nshobora kugikoresha, cyamfasha kureberamo ibintu biri kure. Ngize gutya nshobora kureba umuntu bikamfasha kumubonera kure akigira hino, cyangwa se ngihindukije gutya cyamfasha kureba noneho ku buryo bwa rupe, cyamfasha noneho kureba ku buryo bwa rupe, kugikoresha mu buryo bwa rupe, kureba ibintu biri hafi, cyamfasha kureba ibintu biri mbese bikigira hino cyane. Donc ikirahure cyamfashaga mu kunywa gishobora no kumfasha nka rupe. Kwibaza rero ibintu byagufasha kubona, kwibaza ku kintu cyagufasha kubona indi shusho kuri cya kintu, kikakongerera ubwenge bwawe inshuro zikubye kurushaho. Tuzi ko ku 5 kongeraho 5 ari 10, bihwanye n'10. None se 9 kongeraho 1 byo ntabwo bihwanye n'10? Ibyo byose nabyo birahwanye. 5 kongeraho 5 bihwanye n'10, ntibibagirwe noneho ko 9 nacyo kongeraho 1 bihwanye n'10. Ndiza rero ko iyi video yagufashije, niba ari byo ntutinye kuyigeza ku bandi benshi cyane, ntutinye no kuduha like, kandi ntutinye no kutwandikira muri comment, tumenye byiza byagufasha kuba umuhanga cyane, tumenye n'ibyagufashije muri iyi video. Mbese muri ibi bintu 10 bimaze kukubwira, niki cyagufashije muri ibi ngibi? Niki wabonye wajya gukora cyane kikagufasha kongera ubwenge bwawe kurushaho? Niki se wabonye wowe wajya gukoresha? Niki wabonye utajya gukoresha ugiye gutangira kugikoresha? Ndiza rero ko ugiye kutwandikira muri comment, kandi ukaduha like niba uyikunze, ukageza ku bantu benshi cyane. Yari Mupenzi nk'ibisanzwe, komeza inzozi zawe, inzira niyi. Bye.